kandi tukaba tuniriwe abari hirya no hino uko umucyo n'igicucu bigabana isi. Hamwe hakaba harashe izuba, ahandi hakaba ari ku mugoroba ndetse abandi ku gicamunsi. Turashimira Imana kuko tugeze muri uwo mwanya. Yego. Jewe tugiye kuganira rero, nitwa Manasi Y'ingabo. Tuye hano muri Kenya mu mujyi wa Nairobi. Muri rwa rwego rwo gushima, ndakomeza nshimira cyane Imana yaduhaye kuba kuri uyu murongo, yadukinguriye ibyiza biruta ibindi kugira ngo tubibemo. Yego. Uburyo bwo kuba mu mwanya w'amateraniro nk'aya ngaya, amateraniro twubaha, amateraniro twumva kuko aguye neza imitima yacu. Mu kanya hakiri mu gicuku twarimo dutegera abari ko basenga. Amasengesho burya iyo abantu bari gusenga hari ikintu umuntu yumvamo kikamukubita ku mutima. Hari umubyeyi wari ko asenga, ndagira ngo Dorcas, Madame Aimable nyine, aravuga ngo Mana turagushimiye kuko wakinguriye abasaza uyu murongo. Yego. Naritinzeho cyane ndatekereza ukuntu abasaza bacu babonye uburyo bwo kuva mu bwigunge muri ibi bihugu twagiye tujyamo. Yego. Tukaza tubona uburyo bwo kuganira nabo, tukumva amajwi yabo, tukongera tukibuka ibigwi byabo bya kera. Yego, ni ukuri. Ndetse yavuze n'ijambo rikomeye avuga ngo Mana ushimwe kuko wanabigishe no gukingura imirongo ya telefone. Yego. Navuze ngo sinasiga iryo jambo kuko aya materaniro yabaye ingirakamaro cyane muri ibi bihe. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Imana ishimwe cyane. Amena. Turashimira abayobozi bacu nanone bahisemo kuko tuzaganira kuri uyu munsi. Imana ibahe umugisha kimara kubona urutonde rw'abazavuga ijambo. Narishimye numva kuko nasaba Imana kugira ngo impe ijambo tuganira namwe kuri uyu munsi. Ijambo tugiye gusoma rero. Yego. Ikindi kandi tutaza twibagirwa, mu by'ukuri twaramenyanye, titurabonana ariko twarabonanye cyane. Ni ukuri. Hari ukuntu Rusi yavuze ejo bundi ayoboye, aravuga ngo iyo turi kuvuga ngo ni jewe runaka ndi kumwe na madame, cyangwa ngo madame akavuga ngo ndi kumwe n'umugabo, nabyo bizabitwubaka cyane. Ibi biganiro dukorera ahangaha ni ingirakamaro cyane cyane, tuba dusubiramo tunabitegere. Hari igihe rimwe na rimwe amatelefone abijyana akabisiba, ariko iyo umuntu yabitegereye kenshi bikomeza kumwubaka. Twaramenyanye, turashima Imana kuko amajwi y'abantu dusigaye tuyatahura. Yego. Tukumva umuntu urahanaka tukavuga ngo ubone nako wayivuga. Reka tureke kujya muri byinshi, dutangire dusoma ijambo ry'Imana. Nahisemo ko dusoma kuri uyu munsi ni mu gitabo cya Samuel cya mbere. Igitabo cya Samuel cya mbere. Turasoma igice cya 16. Yego. Umurongo wa 13. Nyuma turarambura hirya gatoya dusoma igice cya 17, umurongo wa 28 n'uwa 33. Yego. Kadusome iyo mirongo ko ari 3, hanyuma turaza gusoma no mu isezerano rishya. Dusome mu izina rya Yesu. Samweli ahera ko yenda ihembe ry'amavuta ayamusukiraho imbere y'abakuru be.
uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Yego. Dusome 17:28. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya. Aramubaza ati, wazanywe n'iki? Mbese bwa butama wabusigiye nde mu butayu? Ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. 33. Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera uwo Mufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Amen. 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 Reka tujye hirya gatoya dusome urwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso, ni mu gice cya 4. Dusome umurongo Abaefeso igice cya 4, dusome umurongo wa 14 nyine. Aravuze ngo kugira ngo tudakomeza kuba abana duteraganwa n'umuraba, tujanwa hirya no hino n'imiyaga yose y'imyigishirize n'uburiganya bw'abantu n'ubwenge bubi n'uburyo bwinshi bwo kutuyobya. Amen. 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 Muri aya magambo dusomye iyi mirongo igera kuri ingahe muri Bibiliya, tugiye kuyaganiraho umwanya utari bube muremure cyane, kubera kuko nyine amasaha ya bamwe abari kwihuta agana ku buryo bwo kuzatangira imirimo hano cyane cyane mu burasirazuba bwa Afurika. Tugiye kuganira amagambo nashoboye guha umutwe uvuga ngo gukura mu buryo bw'umwuka. Iyo utegereye abigisha, hari ukuntu umwigisha ahaguruka ugahita, iyo umumenyereye uhita umenya icyerekezo cy'amagambo akunda kubwirizaho. Muri bwa buryo bwo kumenyana, tumaze no kumenya imyigishirize y'umuntu hano. Hari uza yateguwe, wamwumva ukavuga ngo uyu muntu agiye kutubwira iby'agakiza, uyu muntu agiye kutubwira inyigisho z'isezerano rya kera no kudusobanurira akamaro kazo. Kandi hakaba n'abandi bumva kuko bagiye kutubwira iby'umwuka no gukura mu buryo bw'umwuka. Izo nyigisho ndazikunda cyane, zo gukura mu buryo bw'umwuka. Amagambo dusomye muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Abaefeso ni amagambo meza yo kutuburira. Pawulo yari amaze kuvuga iby'imirimo y'umwuka se cyangwa ya Kristo yahaye abantu mu itorero, ababwira akamaro kabwo k'iyo mirimo. Aravuga ngo ni ukugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugabura iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. Yego. Arongera aravuga rero, avuga aya magambo ngo kugira ngo bashobore gukura, kugira ngo bagere ku gihagararo cyiza cya Kristo, kugira ngo badakomeza kuba abana, tudakomeza kuba abana. Yego. Nanone iyo turebye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 6 uhereye nko ku murongo wa 1, ndibwira hari amagambo asa n'ayo ngayo umwanditsi yavuze se cyangwa yanditse. Aravuga ngo nicyo gituma dukwiriye kuba twese guhora mu bya mbere bya Kristo,
yego ngo dukwiriye kwigira imbere ngo tugere aho dutunganirizwa rwose, amena kugira ngo tudakomeza gushyiraho urufatiro ngo nk'urwo twashyizeho mbere, cyangwa ngo dushyireho urufatiro bwa kabiri, ariko kwigisha abantu kwihana imirimo ipfuye no kwizera, cyangwa ngo twongere kubigisha ibyo kubatizwa no kurambikwaho ibiganza no kuzuka kw'abapfuye n'iby'urubanza rw'iteka. ngo icyakora Imana niyabikunda ngo nabyo tuzabikora. amena ariko mu by'ukuri umukristo natekereje ku ntambwe zigera kuri 4 umukristo anyuramo. ubwo nyine no mu gusoma kwanje hari abandi bashobora kugereranya ukundi kunyuranye n'uko nguku, ariko ndi mu gusoma aya magambo nitegura kuko tuzaganira, natekereje ko izi ntambwe ko ari 4. umukristo ikimubwira umukristo bwa mbere nuko yizera ijambo, yego akumva ijambo. Pawulo yabivuze, aravuga ngo kwizera kuzanwa no kumva kuzanwa n'ijambo ry'Imana. yizera ijambo, uwo mwanya rigakora umurimo mu mutima we, akatuza akanwa ke, akatura ibyaha, ndetse agatera n'intambwe yindi. ibyo nabigereranyije n'umwana uvutse. umukristo aba avutse, kandi iyo umwana avutse hari ibimenyetso bigaragara, ababyeyi se cyangwa abantu bakuru barabyumva, ararira kugira ngo bigaragare kuko afite ubuzima. yego intambwe ya kabiri, iyo umukristo amaze kwizera ijambo, atera intambwe yo gusenga. gusenga rero turabizi kuko ari ugusaba. gusenga harimo kwinginga, gusenga harimo gutega amaboko umuntu ategereje icyo yahabwa. yego ibyo nabigereranyije mu buryo busanzwe, mbigereranya n'umwana iyo atangiye kugira akenge gakeya, amagambo aza bwa mbere muri we ni ukubwira umubyeyi ngo mpa. yego yego hano abaciye muri Kenya abana bazavuga ngo ni baye, ngo ngurira. iyo ni intambwe ya kabiri y'umukristo. yego muri uru rugero nari ntanze rw'umwana mu buryo bufatika. iyo ntambwe izitwara imyaka itari myinshi cyane, wenda ko kugeza ku myaka 10-12 umwana aba atangiye kumva, akatangira gusobanura ibintu bimwe na bimwe. yego hari intambwe rero ikurikiraho mu buryo bwo kwizera, nyine mu buryo bwo gukura k'umukristo. umukristo atangira gusoma ijambo ry'Imana no kuryumva, akaryumvira. umuhanuzi Yohana mu Byahishuwe igice cya 1:3 yaravuze ngo hahirwa abasoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva. yego ngo hahirwa n'abakora ibyo ubu buhanuzi buvuze. gusoma ijambo ry'Imana no kuryumva ni kimwe, ariko kandi no kuryumvira ni intambwe ikomeye y'umukristo kugira ngo akore ibyaryo. yego intambwe ya 4 nashoboye gutekerezaho ni ugukora. gukora. iyo umwana yakuze, umubyeyi ntagira impungenge zo kumutuma ngo genda ukora iki ngiki. muri iriya misozi y'iwacu muhira, genda uzanira amazi, irukanka uje kubwira runaka iri jambo.
iri jambo ryo gukora rero ni ijambo rigaragaza umukristo ukuze. Yego. Iyo izi ntambwe zigaragaye, ubwo nibwo imirimo n'impano n'imbuto z'umwuka mu buryo bwo gukura kwa gikristo, Yego. ubwo nibwo zitangira kugaragara. Imana ishimwe cyane. Amen. Amen. Tugiye rero mu ijambo twasomye, dusomye amagambo ya Dawidi. Iri jambo rigira ubutunzi bwinshi cyane. Harimo za teme nyinshi abantu bashobora kubwirizaho mu buryo butandukanye, ariko zose ni ijambo ry'Imana. Yego. Njye nakuye mu iteme ivuga ngo gukura k'umukristo mu buryo bw'umwuka. Turasomye ngo Samweli yamwimikishije amavuta avuye mu ihembe. Igihe Dawidi yimikwaga, abanditsi banditse nyuma cyane, ariko n'abasobanuzi batangira kugereranya bikurikiranyije n'uko Imana yabahishuriye. Petero yaranditse ngo nta buhanuzi bwose bwaje budaturutse ku Mana. Yego. Abasobanura baravuze ngo ashobora kuba yarimitswe ari amaze kugera ku myaka 17 cyangwa irengaho bukeya. Yari akiri umusore w'umugenda nk'uko twasomye. Igihe yimikwaga yari akiri umwana. Igihe yasutsweho amavuta nicyo nshaka kuvuga. Ariko ijambo ratubwiye ngo ubwo yamaraga gusukwaho amavuta, ngo imbaraga z'umwuka wera, umwuka w'Imana ngo yagajya muzaho cyane. Amen. Haleluya. Imbaraga z'Imana zaramwuzuye. Umwuka w'Imana iyaje, hari abaririmbyi baririmbye baravuga ngo sinshobora kuguma uko narindi. Yego. Nahisemo rero ko tugereranya aba bantu twasomye, tugenda tubagereranya n'abakristo bo mu ikanisa, kugira ngo turebe uko abakristo bariho muri uru rugero, muri iki gihe urugero bagiye bageraho. Yego. Uru rugamba rw'Abisirayeli n'Abafilisitiya, abantu dukunze kuruvugaho kandi ariko byanditswe kuko rwari rumaze iminsi 40 cyangwa se 39. Umunsi wa 40 nibwo Dawidi yashoboye kurunesha. Tutagiye kure mu mateka yabyo, tuzi kuko Dawidi yari agemuye gusa, ntabwo yari ku rugamba. N'umubyeyi n'ababyeyi bari bamubwiye bati genda ugemure uzane n'amakuru ya bene so tumenye uko bameze ku rugamba. Yego. Ageze mu rugerero, yumva amakuru yavugwa kuko Abafilisitiya bari gusaba intwari imwe y'Abisirayeli ngo Abafilisitiya nabo batanga iyabo, ngo hanyuma izo ntwari inesha iyindi, ubwoko bwayo bushobore kuba abagaragu bw'uwaneshejwe. Yego. Nuko nguko urugamba rwari ruteye. Dawidi rero yumvise ayo makuru, wa mwuka w'Imana za mbaraga zamuzagaho akimara kwimikwa zimumanukaho. Yego. Yego. Abasesenguzi bavuga kuko mu isezerano rya kera, umwuka yazaga rimwe na rimwe ku muntu akamuhangaho ngo agasubirayo. Ariko ubu ngubu muri iki gihe cya none tubana n'umwuka wera. Yego. Turaturanye,
aratuganiriza, Imana ishimwe. tugendana nawe, ni umujyanama, Amena. ni umwigisha. Yego. Haleluya. Ni umunyamasengesho hamwe natwe. Ni umunyamasengesho hamwe natwe. Yego. Umugabo umwe yarimo abwiriza aravuga ngo hari abaperezida b'amagurupe y'amasengesho babiri gusa batazabasimburwa. Uwo ni umwami Yesu uri imbere y'Imana ahora dusabira. Uwo ni we perezida mukuru. Amena. Hanyuma ngo n'umwuka wera uniha iminiho itavugwa, akamenya no gusobanura ubukene bwacu imbere y'Imana. Nukuri Imana ishimwe cyane. Iki gihe cya Dawidi rero umwuka w'Imana ngo yongera kumuzaho. Aravuga ngo uriya mufilisitiya Goliyati yari yazindutse, tuzi izina ry'umufilisitiya wari wigaraganjije. Yego. Yari yabyutse avuga asuzugura ingabo za Isirayeli, akavuga kuko asuzuguye n'umwami wabo. Dawidi kubw'umwuka w'Imana aravuga ati ndumva umutima wanje uri kundya, sinakomeza kumva aho ubwoko bw'Imana butukwa. Yego. Avuga n'ijambo rikomeye cyane, avuga ngo uriya mufilisitiya utarigeze amenya amasezerano y'Imana yo gukebwa, ni gute ashobora gutuka ingabo z'Uwiteka Imana? Avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo njyeweho namunesha. Amena. Amena. Haleluya. 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 Umwuka w'Imana iyo aje ku muntu ubwoba burashira. Umwuka w'Imana iyo aje ku muntu ntiyirebera mu butoya bwiwe. Imbaraga z'Imana zizamura umuntu kumva kuko wasumira ibiri imbere yawe byose ukabinesha. Yego. Yego rwose. Dawidi rero aravuga ngo uriya njyewe namunesha. Iyo nkuru irakura igera kuri mukuru we w'imfura, niko Bibiliya yavuze, witwa Eliyabu. Yego. Eliyabu yari yaragiye ku rugamba ajanywe n'ingabo za Sawuli, nyine nk'umwami. Sawuli yari umwami. Noneho mu basirikari yari yajyanye, Eliyabu nawe yari arimo. Hanyuma amakuru amugezeho ko Dawidi yavuze ko ashobora kunesha Goliyati. Ararakara aravuga ngo nta kindi cyazanye Dawidi ni agasuzuguro no kureba intambara. Aramwegera aramubwira ngo nta kindi kikuzanye, ndakuzi, ariko se ubwuje hano. Ntiyaruha yibanda ku ngemu, ntiyaruha yibanda ku butumwa bw'ababyeyi, ahita avuga iby'irari ryuzuye umubiri. Yego. Aravuga ngo ese bwa butama wabusize hehe? Yego. Bwa butama wabusize hehe? Yego. Ariko ijambo riratubwira ngo Dawidi ntabwo yari yapfuye kugenda, kuko yari yafashe umwungeri amushyira mu ntama. Aya magambo ya Eliyabu tudatinze, uyarebye neza nayo ucantege. Urumva ijambo rya mbere ryo baravukana, ni imfura iwabo. Ijambo rya kabiri aramuzi kuko yaramenyereye urugamba Dawidi ahora arwana mu rwuri. Yego. Yagaza yumva amakuru, kubera kuko Dawidi yararagiraga ibirura byaza akabana b'intama byafashe. Ayo makuru yabaga mu muryango rwose. Aravuga ati ariko intambara yawe wewe, niki cyakuzanye hano? Urashaka gusuzuguza umuryango wa data ugapfa? Icya kabiri, urashaka kuzana Abisirayeli ukabashyira mu bata bw'Abafilisitiya, kuko niko Goliyati yahize. Mu by'ukuri ni urucantege rukomeye yaramushyizeho. Ariko kubw'umwuka w'Imana
Nanishe. kubw'imbaraga zari zimurimo. Mm. Iyo turi kumwe n'umwuka w'Imana tumenya no guca bugufi. Yego. Aravuga ngo ntacyo nari mvuze rwose. Atukuye ko ushobora kunyigenzaho aho nta bindi ushaka. Ukuri. Ako akajambo ngiye kuvuga ntitanditse, ariko birashoboka ko iyo navuga ati nari mvuze gusa ko nonesha Goliyati. Yego, yego. Noneho Dawidi asimbuka urwo rucantege, akomeza kureba no kumva muri we kuko ashobora gutabara ubwoko bw'Imana. Yego, yego. Hanyuma rero icyo nagereranyije n'uyu Eliyabu mu bakristo ba none se cyangwa mu itorero rya none, hariho abo dufite bagereranywa na Eliyabu. Yego. Iyo babona imirimo y'Imana iri gukorwa, ntabwo bareka guca abakora intege. Yego. Barizeye. Nsubiye inyuma gatoya, akantu ntashatse gusiga. Niba muri icyo gihe harabaga gutoza abasirikari, ubwo Eliyabu nawe yari yaciye mu ikosi, yari aciye muri training. Yego. Bishaka kuvuga kuko yari umusirikari wiyemeye. Ariko we n'abasirikari bagenzi be ndetse n'umugabo w'ingabo ari we Sawuli umwami wabo bari batinye Goliyati. Yego. Abo ngiye kugereranya na Eliyabu rero, ni abakristo bashobora kuba barizeye. Yego. Bashobora kuba barumvise ijambo ry'Imana, bagatera ya ntambwe ya mbere bakavuka. Ariko ntibamenye gutera intambwe zindi ngo bakure bagere ku rugero rwiza rw'umukristo. Nicyo gituma akenshi bagira urucantege. Yego. Abakristo b'ukuri ntibita ku murimo w'Imana, bene abo ngabo badakura. Bahora bareba, bakigira abagenzuzi. Ba Eliyabu ati ese bwa butama wabusigiye nde? Ntarebye ingemu, ntarebye n'ubutumwa umwana yatumwe se cyangwa Dawidi yatumye, arebye ibyo mu rugo iwabo. Umusirikare uri ku rugamba asubiye kureba mu byo mu rugo. Yego. Bene abo bantu mu itorero usanga barigize abagenzuzi b'imirimo yo mu itorero. Yego rwose. Yego ni ukuri. Bagenda batera ibibazo rero. Ibibazo byo kwibaza ari byo bizana n'ibibazo nyine mu itorero. Amaturo akora iki? Kandi mu by'ukuri wajya kureba kubera kudakura kwabo, usanga akenshi n'abo ngabo bameze gutyo gutura ari gukeya. Yego ni ukuri. Ese urusengero ko rudakubuye, ko rudasa neza, abadiyakoni babaye bati? Ese burya bose bonzi baba bafite n'ayo maboko yo n'intambwe zo gutera ngo bakubura? Yego yego. Ibi bibazo ni byinshi rwose babaza, bagera no kubaza ngo ese abapastori bo muri iki gihe bakora iki? Ni ukuri. Ni ibibazo uruhurirane rw'ibibazo. Kubera iki? Kubera kuko ntibigeze bagira experience y'umwuka wera. Yego rwose. Usanga bakunda gushyushya inkuru. Hirya no hino iyo bari kuganira usanga bavuga amakuru yo mu itorero ibitagenda. Wasoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 17:21, Abanyatenayi bamaze kumva Pawulo ari kubwiriza se cyangwa ari kwigisha,
ngo bari abantu bakunda gushyushya inkuru. Simbatindaho rwose, ariko bene aba bakristo dufite muri iki gihe batakuze, batageze muri experience yo kumenya imirimo y'umwuka, bakunda gushyushya inkuru. Ese murabizi noneho ibirimo kubera mu itorero ryacu? Yego nukuri. Ese noneho murabizi amagambo pasiteri yavugiye ku gatute? Ese noneho muzi ibitoro biri mu ikanisa? Mwana. Ni igitangaza, bibanda ku bintu usanga ntacyo babikoraho, kandi bagashaka guca intege ababikora. Yego rwose. Usanga bajyana amakuru y'umurimo hanze. Nukuri. Urwandiko rwa Timoteyo rwa 2, igice ni 2, wenda wasoma we ku murongo wa 1, ariko nahisemo umurongo wa 4. Yaravuze Pawulo amwandikira avuga ngo nta wakwiyandikisha kuba umusirikare ngo namara yishyire mu by'ubu bugingo, ngo abakinejeje uwo mwandikiye ubusirikare. Yego rwose. Nta wakwizera kuko Imana ari umuremyi ngo amenye ko Kristo yaje ku isi, ndetse akamenya n'amakuru kuko Kristo yaje gucungura abanyabyaha, ngo namara yishyire mu by'ubu bugingo bwo kugenda ashyushya inkuru zo mu itorero hanze, agenda azana ubucantege ku bakristo bakora. Yego. Bene uwo nguwo ntabakinejeje uwo mwandikiye kuba umukristo. Ukuri. Muri make aba bantu birebera gusa ubwo butama kuko twabisomye, kandi wasanga kuko nabivuze ari ntacyo bakora. Yego. Bahora gusa mu kureba ibitagenda, kandi ibyo bitagenda ntibagire n'ibyo babikosoraho. Eliyabu uyu nguyu ntiyigeze amenya ko amavuta y'umwuka wera abaho. Yego. Ntiyigeze amenya kuko Imana itanga imbaraga ku bantu bayizeye bakemera kuko ari Imana ishobora byose. Niko nabo bakristo tugereranyije nawe bameze. Yego. Utera intambwe ya 2 turebe uriya mugabo Sawuli. Nawe tumugereranye n'abakristo bari mu itorero. Ko turagenda dutera intambwe tureba ukuntu abakristo bakwiriye gukura. Sawuli turamuzi, ni umwami wa mbere wa Isirayeli. Ni wa wundi basabye Samweli akagenda gusaba Imana ikemera kuko ibahereza umwami. Sawuli niwe wimitswe mbere rero. Yego. Mbere yo kuba umwami nawe yasutsweho amavuta. Ni ukuvuga ngo ntaragera kure ntajya kukibagirwa. Sawuli nawe reka mvuga ko ari umukristo wamenye imbaraga z'umwuka. Yego. Amaze gusukwaho amavuta yimikwa kuba umwami, umwuka yamujeho cyane. Arahanura kuko umwanya yari kumwe na Samweli. Yego. Samweli yaramubwiye ati dutandukaneho gatoya nugera imbere urasangaho umutwe w'abahanuzi uri guhanura. Uwo mwanya umwuka w'Imana ari bukuzeho cyane kandi nawe urahanurana nabo. Niko byamugendeye. Yego. Ishaka kuvuga ngo yasogongeye imbaraga z'umwuka. Amen. Sawuli yateye iyindi ntambwe mu buzima bwe. Izo mbaraga yari yakiriye zamuhesheje kuzarwanya abafilisitiya akabanesha. Kandi Bibiliya iravuga kuko ngo yari n'umugabo w'igikundiro. Ibyo ngibyo twabisoma muri Samweli wa mbere nyine mu gice cya 10. Wasoma amakuru ya Sawuli neza ukayasangamo ntayatinzemo. Yego.
tugiye kumugereranya rero n'umukristo cyangwa se n'abakristo bo mu itorero muri iki gihe, Sawuli twamugereranya n'umukristo wizeye, agasengerwa, akiga gusenga rwose, muri kwa gusenga agahabwa impano, ariko ntamenye kwirinda ngo amenye no kurinda ya mpano. Yego rwose. Kuko Sawuli amaze gukora iyi mirimo tuvuze haruguru, guhanura no kunesha ingamba zimwe na zimwe yari atabayemo, hari urugamba atashoboye kwirindamo. Yego. Kandi rwari rufite amabwiriza y'Imana yatanzwe n'umuhanuzi Samweli. Ni urugamba rw'Abamaleki. Yego. Reka ndeke ndabivugaho hepfo gatoya. Abakristo nashoboye kugereranya na Sawuli, bose pe barizeye, twajyanye mu butayu, yewe turakorana imirimo, Yego. rimwe na rimwe barerekwa. Ariko iyo bari gukora bene ibyo ngibyo, hari ibintu bibazaho badashobora kumenya. Ntibirinda kandi ntibarinde n'iyo mpano. Biyita abanyembaraga. Yego. Bahinyura impano z'abandi. Iyo bageze aho ngaho, batangira kwita impano z'umwuka bakazita izabo, bakaziyitirira. Batangira gukora ibinyuranye n'ubushake bw'Imana, bagakora ibijyanye n'ubushake bwabo. Niho hahandi narimbuze iby'Abamaleki. Ubwo Sawuli yajyaga ku rugamba abwirijwe kuko agomba kumaraho Abamaleki n'amatungo yabo, ngo agereyo yumva inama zabo yari kumwe nabo, ntayabasha kwirinda ngo arinde n'ijambo Imana yavuze. Yego. Aravuga ngo reka dutoranye ibiduhagire by'inka n'abana b'intama beza, ndetse ngo atoranya n'umwami Agagi. Aravuga ngo ibi bintu ni byiza ntawabyica. Aba bakristo dufite mu itorero basa na Sawuli, bamenye ziriya experience zose z'uburyo umwuka akora, ndetse umwuka akanabakoresha rimwe na rimwe. Hari igihe bigera ugasanga bahinduye impano z'umwuka izabo, nk'uko nari maze kubivuga haruguru. Yego. Iby'Abamaleki twabisoma muri Samweli wa mbere igice cya 15. Iyo bageze aho umwuka w'Imana, bageraho umwuka w'Imana abavaho bakarwara igicuri nka Sawuli. Yego. Sawuli amaze kwikorera ibyo ashaka muri rwa rugamba rw'Abamaleki, Bibiliya izitubwira ngo umwuka w'Imana yahise amuvaho. Ngo haza umwuka mubi n'undi uturutse ku Mana, ngo akaza amutura hasi, akarwara igicuri. Ugasanga ngo Sawuli agahwera rwose, agahwera agasaza imigeri mu nzu. Ijambo riratubwira ngo nibwo bavuze bati ariko Sawuli nta kindi gishobora kumufasha, ni ukureba umuntu uzi gucuranga akazamucurangira neza. Yego. Yego. Ubwo nibwo bashoboye gutoranya Dawidi wari wuzuye umwuka w'Imana, aza mu rugo rwa Sawuli, akaza aje gucuranga, niwo wari umurimo we, agahembura Sawuli. Ikintangaza gikomeye nuko Sawuli Imana itahise imukura ku ngoma muri ako kanya. Yego rwose ni ukuri. Ikintangaza gikomeye nuko izi mpano z'umwuka zikorera mu bakristo dufite none zitari mu kugenda ngo zibaveho. Yego. Ugasanga mu by'ukuri arimo arahanura, ugasanga ibintu bigezweho ubu ngubu ngo nibwo bukristo bukomeye, ugasanga ko arashamburiya. Ni ukuri.
bamwe barabeshya abandi ugasanga mu by'ukuri ko arashamburiye ibibona. yego yego Nicyo gihe bita za mbaraga bakazigira izabo. yego Imana tubabariye cyane bavandimwe. yego rwose ni ukuri. Ariko iyo ubarebye barwara igicuri. yego Igicuri nakigereranye n'iki kigicuri Sawuli yarwaraga. Nakigereranyije n'ububata bwa Satani bubata abakristo bene abo ngabo bakiriye impano y'umwuka ntibirinda kandi ntibanayirinda. yego Akenshi usanga bagwa mu byaha binyuranye bitari bimwe. Kubera iya mpano y'Imana yagiye ikibahangaho rimwe na rimwe, abandi badakomeye nkabo, bandi bafite iyo mpano babageraho bagashobora kubagusha mu byaha. Ntibaba bakibasha kwirinda. Bagwa aho bageze hose. Bagwa mu mayira bagenda, bakagwa mu rusengero bicayemo, bagwa mu biganiro by'abaturanyi, yego bitura hasi bari mu masalo iwabo. Mu by'ukuri bagwa ahantu henshi. Abana bagereranyije na wa mwana umwami Yesu yakije ngo abigishwa be bananiwe kumukiza, wa wundi wari urwaye igicuri, ngo kenshi cyamuturaga mu muriro, cyangwa rimwe na rimwe kikamutura mu mazi. yego Se w'umwana araza abwira umwami Yesu ngo abigishwa bawe bananiwe kumukiza rwose, wamukiriza? Ese byashoboka? Yesu aramukiza. Icyaduha ngo aba bakristo bacu bongere bamenye kuko impano bakiriye atari iyabo. Bave mu kurwara igicuri bagaruke bamenye kwirinda no kurinda iyi mpano. yego Iyo bakimeze batyo biyita kuko hari icyo bari gukora, ndavuga gukora ku buryo bwabo nk'uko bigenda bigenzurwa, ngabo ubasanga mu nzoga, igicuri cyabatuye hasi ukabasanga mu busambanyi, yego ugasanga bari mu migambi yo kwica, ukabasanga mu byicaro byo gusebanya. Zaburi ya mbere ndibwira ko ari ivuga kuko hahirwa umuntu utahagarara mu nzira z'abanyabyaha ntiyicara n'abakobanyi. Uwo muntu arahiriwe. Aba ngaba bo rero nabo gusabirwa Imana kugira ngo bamenye impano bahawe agaciro kayo. Muri make aba bantu iyo bakimeze batya barazimira kandi mu by'ukuri bakazimira tubareba. yego Bakamera nka cya giceri cya wa mugore cyazimiriye mu nzu, agakongeza itabaza, agakundura, agakubura kugira ngo agishake. yego Imana iracyafite ubushake bwo kubahamagara, natwe twishyiremo imbaraga dukore iyo bwabaga kugira ngo turebe ko twabagarura bene data. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Bazimiriye mu nzu y'Imana bayirimo. Ubwo Sawuli yari yarazimiriye mu bwami. yego Kandi twibuke neza kuri rwa rugamba rw'Abamaleki, Samweli yaramusanganiye avuyeyo, amubaza ibyabaye. Sawuli atangira kwisobanura kuko bahisemo ibizaba ibitambo byo mu nzu y'Imana. Aramubwira ati wayobye rwose, kandi ubwo wayobye gutyo Imana iraguciye ku ngoma. Ntabwo yahise ava mu uwo munsi. Amakomantere azavuga ngo yageze imyaka 2 ari mu mwuka, iyindi myaka 38 kuko yatwaye imyaka 40. Indi 38 ngo ayimara rwose. Imana yaramaze kuvuga kuko atakiriho. Imana tubabarire cyane. Amen, amen, Imana. Bene data abangaba bari mu itorero barakiriye impano y'umwuka, tubasabire cyane kugira ngo bareke guhora ari inzimizi kandi bari mu nzu y'Imana. yego
yego yari yarasizwe amavuta Sawuli, ariko amavuta aza kumuvaho. Mu ijambo ryoroheje navuga yari yarasizwe ariko Imana iramusigurura. yego Bene abangaba rero igihe kiragera Satani akabashyira ku mugaragaro, akabashyira ahagaragara. Nicyo bihuzumva kuko habaye imidurumbanyo mu ikanisa. Ninde wagize iki? Ni wa munyempano. wakuri Ariko Yesu yaravuze ngo mu gihe cy'imperuka bazaza bari kuvuga ngo nahanuriraga imbere yawe, yego nakoreraga ibitangaza imbere yawe, ariko ngo azaberurira ababwire ngo nimwumve imbere mwankozi z'ibi bimwe, yego yego kuko ntigeze kubamenya. ukuri Reka dutere intambwe tuje kuri uyu muntu wa gatatu, tugereranye nawe n'abakristo bari mu itorero. Turebe Dawidi. Dawidi afite ibimuranga byinshi mu buzima bwe ndetse no mu by'ubugingo. yego Njye nahisemo mu buryo yaranzwe no kuzura umwuka kubw'amavuta yari yamusutsweho. Ayo mavuta yasutswe kuri Dawidi mu isezerano rya kera, n'ubundi yakoreshwaga mu buryo se cyangwa mu myanya itatu. yego Bayakoreshaga bimika abatambyi, bakayakoresha bimika abami, ari namo Dawidi ari, bakayakoresha n'ubundi bimika n'abahanuzi. yego Abo bantu b'uburyo butatu iyo bamaraga gusigwa bahitaga batangira umurimo w'Imana kandi Imana ikabagenderera. yego Dawidi we ntabwo yasizwe rimwe gusa nk'iryo twasomye, ahubwo yasizwe inshuro zigera kuri zitatu. yego Hari ariya mavuta Samweli yamusutseho ubwo Imana yamuhamagarira kuza kumwimika, ariya twasomye muri Samweli wa mbere nyine muri gice cya 16. yego Hari amavuta yasizwe n'abayuda ubwo bamuhamagara kuja kuba umwami wabo bwonyine nk'inzu ya Yuda. Ibyanditswe muri Samweli wa kabiri igice cya 2:4. Hari n'amavuta uburyo bwa inshuro ya gatatu yasizwe n'Abisirayeli bose agiye kuba umwami wa bose muri Isirayeli. Imana ishimwe, Imana ihimbaza. Nabyo byanditswe muri Samweli wa kabiri igice cya 5:3. Ubu buryo butatu nabutekerejeho cyane. Haleluya. Mpita nibwira ubumana bwari bumwuzuye, bwari bwuzuye Dawidi. Data wa twese yari afite icumbi muri Dawidi. yego Umwana ari we Yesu Kristo umwami wacu yari afite icumbi muri Dawidi. Ndetse na Mwuka Wera n'imbaraga zawo zari zifite icumbi muri Dawidi. amen amen. Ubwo buryo bwo gusigwa bwamuhesheje kugira imbaraga zo gukura mu bifatika no mu mwuka. Haleluya. Yarakuze agera ku kigero cyiza kibigaragara. Arakura agera mu rugero rwiza rwo mu buryo bw'umwuka. yego Ibyo nashoboye gutekereza by'ibifatika, umunsi yari ageze imbere ya Sawuli, tutaragera kuri ya jambo rya Sawuli n'abashushanywa nawe. Ibyo tumaze kuvugana ko ari imbere ya Sawuli ari kujya kurwanya Goliyati. Hari amagambo yavuze njyewe nzangereranya nk'ikorasi ahari yabaga mu mutima wiwe. yego Kandi koko mu by'ukuri umukristo nyawe agomba kugira ahantu ajya ahurira n'Imana akavuga ngo wa munsi twari kumwe ahangaha Mana. yego no kuri. Yabwiye Sawuli yari agiye kumuca intege ati ntabwo washobora kurwanya uriya Mufilisitiya yewe mwana mutoya.
ndakureba nkabona uracyari n'agasore kari kubyiruka reka utaza gukoza Isirayeli isoni. Ariko ibifatika Dawidi yaravuze ngo mwami nyagasani, reka nkubwire ibifatika byanje nabonye, Imana ishimwe. iby'umuryango wa data uzi, Yego. ibyo nakoze bikagira umumaro mu buzima bwa none, mu buzima busanzwe bwa buri munsi. Umwuka w'Imana yari kumwe natwe, hari ibyo dukora bifatika bidahereye ku mibereho y'umwuka rwose. Yego rwose. Aravuga ngo Sawuli we, ubwo nari mu ntama mu ishyamba, intare yaraje ifata umwana w'intama nako. Hati rwose narirukanse ndayicakira, ndayivutagura, ndayica. Ibyo ngibyo byaramenyekanye. Yego ni ukuri. Ibyo ni ibifatika nakoze pe. Idubu nayo yaraje, ni inyamaswa y'inyamaboko, nayo ifata umwana w'intama, nayo nyigeza nk'uko nagenje intare. Ati rero ubwo nakoze ibifatika bikagira umumaro mu muryango wa data, ngiye kugira ibyo nkora muri Isirayeli bimenyekane kuko ari imbaraga z'Imana. Noneho aja mu mwuka. Iby'umwuka twari twabivuze haruguru kuko yacurangiraga Dawidi nako Sawuli agahembuka. Yego. Yirukanaga abadayimoni barwaje Sawuli igicuri rwose. Ariko kandi no kuri uru rugamba yaravuze ati rero ngiye kukwereka ukuntu Umufilisitiya ajya apfa. Reka nkubwire amasezerano mpora ngenderaho. Yego. Ati hano muri uru rugerero rwacu rw'Abisirayeli dufite Imana, kandi mu by'ukuri twubaha amasezerano yayo. Ariko uriya n'abari yaturutsemo ntibigeze bamenya isezerano ry'Imana. Yego rwose. Ukurikiye n'amateka yabo, ntibigeze banakebwa, ntibigeze bareka ibyaha, barabinywa bakabigotomera umunsi ukira. Barica, barasambana, bararwana, n'abanyarugomo, bacura imigambi mibi. Ubwo rero bameze batyo, ngiye kwica Goliyati. Imana ishimwe. Kandi mu mbaraga z'umwuka. Haleluya. Dufite rero, nubwo twavuze biriya byose biri haruguru, dufite abakristo bakiri mu mbaraga. Yego. Haleluya. Bene data, itorero ry'Imana riracyahagaze. Imana ishimwe. Ntabwo rirashira ku isi. Umwami nyiraryo aracyarifite mu kuboko. Yego rwose. Yohana 17 Yesu yaravuze ngo abo wampaye. Haleluya. Abo wampaye data ndabafite. Yego ni ukuri. Nta wabasha kubakura mu kiganza cyanjye, nta wababavunuramo. Imana ishimwe cyane. Amen. Oh, haleluya. Titugira ubwoba, data aracyafite itorero rye mu kuboko kwe. Yego rwose. Bene abo ngabo bemera ko impano umwuka yabahaye arizo zibakoreramo, atari bo ubwabo. Impano y'umwuka, umwuka niwe ukora, si bo bakora. Yego. Nicyo gituma Dawidi yavuze ngo kubera kuko bariya badafite amasezerano, njyewe ndayafite. Rero Imana ishimwe. itorero ry'Imana riracyahagaze mu masezerano yayo. Yego rwose. Haleluya. Muri ziriya nzandiko Yohana yandikiye ariya matorero ko ari 7 yo muri Aziya ntoya, harimo rimwe rivuga, yabwiye ngo haracyarimo bakena birori Sarudi, haracyarimo bakeya bisarudi.
itorero ry'Imana aracyafite abarihagazemo neza. yego Iryo ni ihumure rikomeye dufite, kuko nubwo ibihe bihinduka, nubwo isi ihindagurika ikagenda izana ibyayo, ariko mu by'ukuri itorero ry'Imana riracyahagaze. Imana ishimwe. Abangaba bagereranywa na Dawidi barangwa no kugira kwizera kubemeza kuko iyanesheje izakomeza kubana nabo, iyabaneshereje mu rugamba rwa mbere izakomeza kubana nabo. yego Imana ishimwe cyane. Haleluya. amen haleluya haleluya Yeremiya yaravuze ngo basa n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo ntikiza gitinya amapfa, iki nubwo ryatera ntibikakaza ngo bihimbaze kuko ari cyo bakoze. yego Yesu aravuga ngo nuja gusenga ntukaje mu mayira nk'abafarisayo. Reka mvuge gutya nanjye ngo nuja gukora ntukaje kwamamaza nk'aho hari icyo wakoze. yego Ukarabyandika mu gice cya 17 aravuga ngo nitumara kuzuza ibyo twategetswe byose ngo tuba tuvuga kuko turabagaragu batagereranya shebuja umumaro. Imana ishimwe n'ukuri. Kugira ngo iyo niyo panasi, uwo niwo murongo mwiza w'umukristo wo kwakira imbaraga nshya. Ni uguhora abwira data wa twese ngo hari icyo wankoresha. Ese ubu ngubu hari icyo nari nakora. yego Ese ubu ngubu hari n'intambwe wanteza nyagasani ukingiriye icyizere. Nicyo cyatumye Dawidi anesha Goliyati. Nuko mu mbaraga ze atashoboraga kumva kuko hari icyo yakoze gishobora kumuhesha kunesha Goliyati. yego Ahubwo yiringira Imana, iravuga ngo yantabaye ikankiza amaboko y'idubu, ikankiza amaboko y'intare, irampa kunesha n'uriya mufilisitiya udafite amasezerano. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. haleluya haleluya Twasomye amagambo uriya murongo wo mu Efeso aravuga ngo dukwiriye gukura tukagera ku rugero rwiza rw'igihagararo cya Kristo, ngo kugira ngo tudakomeza guteraganwa dukubitwa hirya no hino yego ngo n'imiraba y'iyi si. Aho umwanditsi Yohana se cyangwa muri za nzandiko za Yohana urwa mbere igice cya 2 umurongo wa 25 ukageza kuri 27 harimo amagambo nkunda cyane n'ubundi yo gusigwa amavuta y'umwuka wera. Aravuga ngo hariho isezerano mwahawe n'ubugingo buhoraho. Aravuga rero ngo niba gusigwa mwasizwe kukiri muri mwebwe, ntabwo mugombera undi mwigisha. yego Ni ukuvuga ngo umwuka wera iyo atwuzuye tukaba tukigendana nawe dukorana nawe, dusoma ijambo ry'Imana tukaryumva, dusoma ijambo ry'Imana tukaryubaha, yego tugasoma ijambo ry'Imana tukarireka akaba ari ryo ritwigisha. Gusobanurira na gutya ni ukuri ni ibyacu Yesu yarabiduhaye, ariko cyane cyane ikigenderewe bene data ni ugukura tukageza ubwo umwuka atwigisha akatubaho cyane, tugashobora kurwana urugamba rwo kwizera kugira ngo tuzagere ku munsi w'imperuka tudahinyutse. yego n'ukuri. Tuzagere ubwo dushimwa na data wa twese tudashimwa n'abantu. Tuve muri ziriya ntambwe zo kuba abana bahora bateraganwa n'imiraba, tuve muri ziriya ntambwe zo guhora twigishwa utuntu dutoya two kureka ibyaha. Kwigishwa kureka ibyaha ni intambwe ntoya mu buzima bwo kwizera. yego Kuko kwizera ubwako kuturemamo imbaraga zinesha icyaha.
ntabwo rero uwo mwanya tukiwufite wo kuvuga ngo tubwire abantu bize bamaze kwizera ngo nimureke ibyaha. Ahubwo tukwiriye kubazamura bakagera aho batunganirizwa rwose. Yego rwose. Bakagera ku gihagararo cyiza cya Kristo. Bagakorana n'umwuka. Abahawe impano, Imana idufashe dushobore kubarera nk'abayobozi batoranijwe muri iki gihe. Imana itwongerera imbaraga dushobore kubagira inama, ndetse hamwe no gusenga twizera Imana kuko izumva. Yego. Kandi imbaraga zirahari. Bene data, aya magambo nari nayasomye gutya. Ubu buryo nibwo nshoboye kumva kuko twayaganiramo. Nanishimwe. Reka dusoreze ahangaha mbifuriza abo turi kumwe kuri uru rubuga n'amatorero dusengeramo guhagarara neza mu byo twizeye. Yego. Guhagarara neza mu mpano z'umwuka twahawe. Tugagera imbere, tukagera ubwo tugera ku kigero cyiza cy'igihagararo cya Kristo. Amen. Dukure mu mwuka. Imana iduhe umugisha. Imana itugirire neza mu izina rya Yesu. Uwiteka Mana nyir'ingabo, Uwiteka byiringiro byacu we.